bakisiteki magade ito mukorozi ndetse na debene uyu munsi nigarukiye mu Rwanda ndetse n'abatamu twakunze kera kuva mu bwana. Warakuze mana ya warakuze kongera kuduha ubuzima, ni ukuri ndagushimira mana. Warakoze mana, warakoze nuko warakoze mana kuduha ubuzima, ni ukuri ntacyo twagushinze. warakoze mana, icyazo cyose ndabizi ko turinze, ni ukuri turagushimira kubwo kuturinda. Ese mana nagushinja iki ko wampaye byose? Ibi byose nagezeho ni ukubera wowe. Ese ni gute nagushima ku byo wangejejeho? Niyo mpamvu ngushimira kandi ndacyagushimira. Nanjye ntabwo nakwibagirwa mana ahantu wankuye, ubwo nabuzwaga amahoro amanywa nijoro, ndetse mu rugo amahoro yabuze, gusa warongeye mu buzima. Warakoze mana aho wankuye, warakoze ko mu buzima n'ubu ndacyagushimira mana, ni ukuri ndagushimira cyane. Ito mukoroze ndetse na debene umusobanuzi ni upatiya, ndabakunda cyane. Ni ukuri ndagushima mana, wankuye kure ahantu byari bigoranye warantabaye. No ku ishuri yarakoraga rwose agatsinda kubera yo. Ni ukuri mana ndagushimira, wankuye kure cyane. Nibuka kure cyane wankuye, bigatuma nshima cyane kurushaho. Narize ndatsinda kubera wowe, ndetse nsabana n'inshuti ngera kure cyane kubera wowe. Ni ukuri ntabwo nabura kugushima, wampa mu muryango. Thank you my God, thank you. Warakoze mana kunkunda, wacishije mu ntambwe zirenga 100, aho hose warandinze mu buzima. Niyo mpamvu mushimira kuko kuba warama ubuzima. Thank you. Warakoze mana, we warakoze mana. Ni debeni yasasikaye mu cyaro, yaranzereka icyago cyaciyemo. Iyo mana dusengera twumva iranakomeye, ndetse ni imana itabadirye. Ni debeni ndetse na Tom Carlos umusobanuzi Leopold, ndabakunda cyane. Mwese muze mudusanga iwacu, numva dukunda bagaruka. Agafilime ni kanini uyu munsi nabazanye episode ya 4, karacyakomeje kabageraho. Nyandikira kuri 0788 ubundi ducate WhatsApp, ducate ahantu hose. Ndetse ushaka gutanga igitekerezo niyo nimero uyohoraho 5 ndetse nawe ushaka kugira ngo agafilime kacu katagucika, jya kuri YouTube channel yacu ukore subscribe, ni Obadiah TV show, ubundi dukomeze tubane. Thank you. Warakoze man, thank you my God. Lord in the name Tom Carlos, tumushimira cyane we na debene bakoze igikorwa cyane. Uwiteka arakubaha. Nzamugenda musi ibirenge, ikintu nzamwumvira, nawe ndamugutuye, akugenda imbere akugenda inyuma, kandi agoye kumusenga. Take you my God. Uyu munsi twagarutse na episode ya kangahe? Ni ya 4. Ni Obadiah ukomeje kubahasho. Dutangira agafilime kacu bakise ngwiki ihurizo ry'amakuba. Twatandukanye gute rero? Twatandukanye Theo wacu bari bamushimusa mujyanye hehe kugira ngo bubanza bamwumvishe amasezerano ko yimbitse. Ese azayagenderaho? Sheri nawe umukoro twabonye jyaho Theo yacurizaga aramubura katurore. Twabonye ko Theo batangiye kumwereka giti ndagutumye munetereze, atangiye gukora ku bakurambere be katurore. Karacyakomeza ndetse no bado ukomeje kubaha show. 257 Films Production Cooperative, original name Obadiah mwite sauti, cinema original present. Kufatanya n'abakinnyi b'agakinnyi nabo ni benshi muzagenda mubabona. Karacyakomeza
pariti gatatu ihurizo ry'amakuba nanjye ku gatatu kane twagenda na episode ya kane dutangiye gute rero niwemera kuva ku bintu nanjye nzakureka wigendera amahoro atari uko utwaye mushiki wanjye umusore yasetsemo uraseka aha twasoreje aha tumika boss mwereke ko ibintu ari seri ushobora kubifata nk'ari brag katroli sagiye gukora iki twabonye arahaguruka giti ndagutumye nundetereza umusore yikangamo boss kwarori mfite isura kuko ikanga abana ya umugabo giti ndagutumye nundetereza kumbe cativation dore gupfuna katroli kanyo twasoreje dore gupfuna katroli umusore yikangamo dore umugabo afite agacupa kuno sinzi kumbe hakebuka neza yitonze asubiza hehe mu kabati yitonze dore amavuta dore umugabo abanza aritsirika njya numva bavuga ngo ni ukwitsirika abanza aritsirika aho yaje ku gikuta kumbe turi paraga cativation dore umukobwa agaragara ku gikuta umusore tewe sinzi dore umukobwa mama arimo arabaza ibitekerezo sinzi cyatazi dore brother mwenye wake mbogo dore igiti ndagutumye nundetereza dore kuniga umukobwa dore kuniga umukobwa umusore yikangamo dore kuniga umukobwa baramukandiza yewe sigaho kandi sigaho nakubwiye ngo niga umwana w'umure ntabwo nakubwiye ngo niga mushiki wawe mwese nibavuze ngo urahomba byose katroli niba umwana ari mu nda bari uniga ntabwo nakubwiye kwica mushiki wanjye katroli umugabo yaragiye kumunigira mu izosi kufa arongera arataka dore umukobwa ngo aramukanda mu nda mama sinzi mwana dore kumwenya okay siga buretse buhagarikishije iyo ni sample musore ndizera ko urimo uratekereza uracyafite amahitamo akomeza nige cyangwa cyafite amahitamo yo kuva ku bintu ariko boss uribaza yuko gutuma muri shukundo rwanje ngaho n'umwana wanje reka mva ku bintu byawe ubundi wese wana igeze nishaka kumwana magitsotso no kumutiko tusiroye ubwo bwoko bwa montage mugira zama ubwoko bwa montage ntago bwankangagewe cyaka bwankangagewe reka ku buryo nawe urukundo rwanjye nkarutanga pe nkarugura ni ukuvuza boss uyu muntu ari telefone kuri telefone y'umutiki uyu muntu ari kuguma telefone kuri telefone y'umuhungu hari uhamagaye Theo n'umukobwa twe turabizi yakiriye telefone Chéri uri he hari ibintu binize kandi mo ndababara n'umundi yewe ganyagasani yikanzemo yewe kumbe byabaye biri serious mama byabaye yabuze yacira na yamira nashaka gutaha ariko nashaka gutaha tubonanye yewe gasanze
nasanze ibyo akina nabyo ntabyo azi, yari azi ko ari imikino. Katurore wambwira iki? Wambwira iki? Umusore aramureba. Nyakuba ndakwinginze, yaremeye ava ku bintu. Ndemeye ibyo usabye byose kuri mushiki wawe. Ntabwo nzongera guhura nawe, basi unyegera ubu. Igiti ndagutumye ntunetereze yahise akuraho. Aha, ndayigende ariko uretse kugenda. Dore uko yatibitse ubutareba inyuma. Mbega abagabo umukobwa wacu byamunize ntazi ngo byatewe n'iki. Sheri yaje kumureba. Kumve karacyakomeza iyi episode ya 4. Wako twavuganye kubwiye ahantu z'amagambo gusigaye zakugendeye gute. Aho kiza gihe izo nzakufashe cyagenze gute. Kumva sheri bavuye gushanga numva ikintu cyinzi. Aha, reka mubwire inkuru y'ibyabaye. Byamunize koko. Yaraho Ariko nyine cyane n'umwana watuceza hera. Muganye nyuma ya kanaga ubwo nyine ndabona mu kuruka mu birambabaza zatari. Byamunize koko. Ndapfuye. Nongeye mpawe ubundi buzima. Nuko yarokotse. No mu nda birataka. Dore uko yijijisha. Nta na kimwe azi. Nawe aribuka uburyo wabikoze yari ahari. Sigaho. Sigaho. Ariko nyine ntabwo nabyenda ndetse cyane byaciye birera. Nuko tora telefone ngo nongere mpamagare. Ngira Imana nzana muri taxi. Cyatazi. Byabaye birabizi. Meze neza. Are you ready? Meze neza kibazo. Meze neza. Ndakwibaritse. None nkwibarize. Nzakufashe byari gufata. Byaba bikigufata. Ni ubwa mbere byagaragayeho. Tumura n'ibisanzwe bizosubira. Bizosubira no kubitekana. Ahubwo ikamubwira inkuru nziza yatumye ndakurondera. Ariko utari kubivuga umuhanga muzina kubwira. Kuko inkuru yanjye yaryoshye cyane niyo shira mu mubabaro by'amuntu. Twebwe ndakubwira. Amvugize rero shusho. Umusaza wanje yemeye umubano wacu. Ubundi uba wabwego. Kumubwira ibyo yari yikanze. Ibyo bamukoreye mu kanya icyunzwe cyamurenze. Yewe kumva injuga. Wabwira ntari hafi ibyamubayeho n'agato. Dore icyunzwe. Ndagusatse shusho. Dore icyunzwe. Aha. Ako kiza nawe uri kubaza ibyo gushyira mukuru. Izi byawe si byaba uko bavuga ibyo munezero. Hari ibyakubaye kubikunda mu nzozi bizana no gufata ahatumbereye. Aha, umugabo ari kubira inyuma yicaye. Ubona ibyo ari byo. Yewe kandi by'ukuntu batwemereye n'iki. Aho tuzi turabe ibyo bitazokomeza. Reka tubanze turebe nimba ibyo bintu byakuriza bitazakomeza. Ibyo afite impungenge twe turabizi ko atari byo. Katurore akisi ihurizo ry'amakuba. Katurore hari umutipe twongeye kubona hako. Ni inshuti yandi ya Theo. Ahubwo niba ufite n'agafoto kiwe kanyereka mbanza ntere hijisho. Garakeye yaje hehe? Yaje guhura na Sheri bacatemo.
umukobwa ni mwiza basi sha wari muzima mbega umwana wubakitse we umwana ni muzima kabisa ikipe yararebye yikanga bati mbega umukobwa aha umukobwa mugeraho tipe arikusanya basi mbana nakira agapome niki Kristo Yesu nakozwe Silveri kamupaka ikimwebwa mbazanire Silveri mwese mukomeje kunyereka ko tubanye reka mbabwire ngo mwakoze kubana nanjye kandi muzahore muhari paka tugasuzanyije kazajya kabageraho buri munsi ni episode ebyiri zizajya zibageraho ziteguye neza ku majwi n'amashusho biciye mu mucyo ndetse igaragara neza cyane n'uturirimbo twiza wowe ushaka akaririmbo keza kacaho hano mpamagara kuri 0788368681 ubundi nkwamamariza akaririmbo kamenyekane ubundi tukomeze kwenjoyinga ubuzima baje hakuno babanze baganiremo niyo badi ukomeje kukabaha ndetse akanagasobanuye katurutse yo Bujumbura niyo kafatiwe video n'amashusho kashutingiwe katurutse reka mbaze presente wanisheri wanjye bamwita Keza Kimana ariko ngerageza presenta kiba tugura kuganira muzina nawe yitwa Patrick afite akazi keza imodokari yiwe nziza afise inzu abamo wumva umutipe biragiye gukora asa n'izindi zibiri ntumbwire ko agiye gutanga pasi katirore kenshi rero Patrick umugabo w'inyamugayo pe ndizera neza yuko ni umutipe ufite amafaranga ufite imodoka ufite akazi keza azokorwa afite buri kimwe kandi ndabizi ko muramutse mukundanye mwabana neza ikindi yaguha byose akeneye katurore nacyo bizomezera kukubona urarira mu maso nawe wongeye ubwanjye ntabwo byanezeza kukubona urimo urarira nasanze nkwiye kugusiga mu maboko mazima by'umutipe ukize kandi nawe ufite byose ukeneye kandi nawe yiteguye kuzaguha urukundo rwuzuye dore uko murora yewe nanjye ndi Siriyasi byatumye nkwigaho kugira ngo umenye ikirenzeho nzajya nguha byose nguhekeya ceceka aho ngaho ndagira ngo ureke kwivanga mu by'umugabo n'umugore njyewe uyu mutipe uyu nguyu ute ubona twarabyaranye rero ushaka kwivanga mu by'umugore n'umugabo sheri kubera iki wakora ibi ngibi ibi bintu uvuze wabitekerejeho neza ibi narabyiyumviye ko cyane kandi ndayibaza ku mwanya munini washaka cangira kuva no muri iki gisagara cyane nta mafaranga y'imana ahubwo nashatse sindagusiga ata mukunzi ufise ngo uzava bituma bitanga bivuze ngo hari kumusezera umukobwa yararize bivuze ngo umutipe yabonye nta gutanga indobo ahubwo atereka mutange no pasi ubundi igenda igendere
uwo mwana ni ndakiza none umwana wawe wanjye azumva amaraso yanje ndabizi ko ari amaraso yanjye ikindi umwana wacu azumva uko yubari iwanje ndabizi ko uno muhungu azamwitaho nk'uko nanjye ari kuzamwitaho kubigenza aha naciye ko cyane nagise munaciye ikomeza yawe ni umwana wacu umukobwa yarumbiwe umuhungu bakundanye nta confidence yifitiye keza ibyo ari kukubwira biri serious ceceka aho ngaho nakubwiye ngo iki ya uri kunziba uvuze wakise n'uwashyiriye okay nanjye rero mbese nanjye kamusaza wanjye wabaza umuzira direka musaza wanjye azaba ariwe wiyizira hano katurore kobwa nuko yagiye Theo ngwino hano baje hano baganire babiri Theo mbwira impamvu yatumye ukora ibintu babiri mbari umbwire yuko ibyo numvise atari ibyo uri kumbwira basi nimbwira niba uri kunyinisha kugira ngo urebe niba uko ndibwira ariko hano basi urabizi ko ntabaho nagufite ndakwinginze basi Patrick yamunsi azofata neza kandi najewe nzoba ndi hafi yawe nzoba amasengero kuko kwawe kobwa yararize ndetse nta kumbiro akese ihurizo ry'amakuba gusa nta kundi yabigenza sawa none ubu ndabyumva reka tubikora nk'uko ubyifuza ariko reka mubwire Theo ntuzongere gukora ikosa ryo gukunda n'umukobwa cyangwa kubana n'umukobwa byo gukora ubukwe mutarabana ariko akantu k'amafuti kadasobanutse karagatandukanyije nk'uyu mwana wawe w'ubwongereza ntuzi uburyo atoba ntuzi nkazorerwa gute wongeye kubyara wundi mwana ukabyara nawe kuko badasangiye nyine ntibaze uburyo bazogufata nk'umuhera umunsi akabona ko wamuhemukiye ukihakana nyine amarira n'amaburo kuri y'abana wabyaye bakakunanira kurera ibyo nabigukurikirana ntatsomeye rata nako uba n'umukunzi wawe ntacyo kumara n'umukunzi wawe umukobwa yarivumba yaragenda gusa nta kundi byagenda umuhungu wacu nawe yarivuye ku bintu nawe si we turabizi byose ni umuzi wa musaza mukobwa yaraje yegera mubyara we babe bacataho ndetse nta byinshi byo kuvugaho nabo bahise bigendera Theo uriya mukobwa arawukunda kandi nawe ndabizi ko umukunda burya ku nkono za kino gihe ndabona urashaka ko uburyo bwose kugira ngo umwana agucike nushaka gukora byose usabwa kugira ngo uriya mukobwa ntagucike ngo niyo hake warusanga keza ndamukundira bizi
barumvikanye umusore ngo none hazajye kuri tera asange brade wiwe mu rugo bicara babijyemo inama rw'imitungo afite umusaza azamwishyura. Dore ingagari ishaka kujya gutwarisha amafaranga kandi apfa kujya mu bifashisha muri gabasha ashobora kuba keza igana mukeneye shakeza n'ibyo yatasha rushe kandi yasa n'utameze neza shitsa ajyama nubwo acajyama ariko ntacika ndamuhamagarira ziriya iriya gira keza uti mwana ukeneye. Okay, gira keza zana ndamukeneye. Sorry gato twareke utuze yabajije urwiherero katurore aba nabo basigara aha banywamo nk'abapapa n'imbyeyi n'ingagari mbese ibyo bintu ni byo kabisa kumbe durwije ushaka urwiherero katurore haratuguseye bizakunda mbese bagiyeho baracata mbese banywamo gatuza nanjye ndatuza kumbe hari imodoka yinjiye Theo ndetse na mubyara we wibuke bari bafite karande ko uyu munsi wo kuza hano dore ngo barahahurira n'undi musore nawe wakunze umukobwa uyu dore batipe babiri ngo barahurira mu rugo rumwe waharya urwabitanga abandi ubona nibamukeba yesi nibamukeba bose bahuriye kuri keza muze tujye kuganira mu nzu dore n'ubundi ikirere ndi kubona cyahindutse baragiye bajya mu nzu keza nawe uko yakamanutse amutumijeho kumbe turwinjiye ashaka utwiherero turukwaroro naho mbonye ndakaminutse katurore kumbe nuko kagenze ni upadi ukomeje kugendana n'agafilime kacu ndabona kageze ku musozo ndetse shimira mwese mwakomeze kubana nanjye gakurikira kuri YouTube channel nziza cyane The Opada TV show uburyo dukomeza tubane ya episode ya 4 dusubire muri episode ya 5 mwakoze kubana nanjye goodbye ciao ciao